bita Hans Flick yatangaje amagambo akomeye cyane. Reka nze murebere hano ayo magambo bita Hans Flick kabisa yagiye atangaza kuri equipe yiwe ya FC Barcelona. Yavuze ko ari equipe kuri Hans Flick yavuze ko ngo ari equipe nziza cyane. Atletico Madrid yavuze ati ni equipe nziza ariko none ni match izaba idukomereye cyane hagati yacu twebwe nka Barca. Ibyo ayo magambo afana ba FC Barcelona bayitege hiki amagambo bita Hans Flick yatangiye gutangaza ari mu bwoko. Icyo navuga kuri match itoroshye uyu munsi saa 4 z'ijoro. Gusa ndakeka ni match itaza korohera Barcelona. Tumaze iminsi Barcelona amakipe akomeye arayitsinze pe. Real Madrid irayitsinze, Barcelona Chelsea irayitsinze, Barcelona Paris Saint-Germain yarayitsinze. Ni Barcelona iri mu bibazo kandi kubera abadefanseri bayo gusa Araujo uriya mu defenseri simwemera pe. Uriya mu defenseri arimo uri hasi cyane. Niba hari nk'umuntu mbona hana akina nkibaza tsuyu yahageze ute Kunde abo bantu kuri babiri rwose muri imikino kubera kuri Real ntago narenganya Jules Kunde ahubwo uriya mu defenseri Araujo rwose. Icyo dusaba umutoza Hansi nawe yarabitubwiye agiye guhindura ngo atwereke Barca isa nkaho ari nshya. Reka tubitega amaso nyine ariko nicyo mpamvu nakubwiye ikiza cy'umutoza rero. We ntabwo bisaba abakinnyi benshi beza na bake bahari ushobora kubakoresha basi ugatanga umusaruro mu tuntu duto. Iyo umutoza ukomeye abakinnyi bose urabakoresha kandi bagakora kuko ndakeka defense mu mutima wa defense nk'ubu aramutse Jules Kunde ubundi yari yaranze gukina kuri kabiri. Jules Kunde avuga ati nge nzajya nkina mu mutima wa defense zava gihari ngenze no gushwana nawe ashaka gutandukana nayo kubera iyo mpamvu. Ndakeka aramutse nk'ubagaruye Jules Kunde mu mutima wa defense akamukinisha nyina ku Barca cyase akamureka kuri kabiri nta kibazo kuko nta wundi bafite wikina neza, akazana Christensen agakinana na ku Barca uruhande rumwe rukajyaho Jules Kunde urundi Baride gatandatu yabo bagashiraho. Ndakeka nk'ubu bashizeho na none Frank de Jong bakazana bagakinisha Fermin Lopez ku 8 bagashira ku 10 Dani Olmo wanatsinze ibitego bibiri muri match heruka. Uruhande rumwe bagacishaho Rafinha bakamugarura kuko yavuye mu mvune by'ukuri ubona ko nagoragaruka neza cyane. Wenda sinzi kuri match zikurikiye wenda zaba yagarutse kugeza kuri ubu ngubu urabona ko nago aragaruka cyangwa se nago by'ukuri araza muri forme neza cyane muri rusange umukinnyi ni wandi dusanzwe tumenyereye. Niko Iburayi bimera ntabwo umukinnyi ahita nyine muri match zingahe ngahite yongera bigitangaza ava mu mvune bagenda bamurutsa gake. Wabonye no match ishize yavuyemo kare basigaho minota mike cyane kuko umuganga wa Barca ngo yababwiye ko agomba kujya mu minota mike kugira ngo ajye mu by'ukuri akina adasubiye muri yamvure n'ubundi yarasanzwe. Amakuru meza ahari nuko ubundi Rafinha aba hari iyo hariho bita Pedri. Burya Pedri ni umuntu, Pedri twese turamwemera. Pedri ku mwanya we kwisi nta n'umuntu watinyuka, afite ibyubahiro bye. Uriya kwisi nta kipe yaba Paris, nta kipe n'abantu bose barabizi uriya tumwita uriya mwana ntagasanzwe. Kandi ikiza Barca yamugaruye kuri uyu munsi ndakeka aba yicaye bench arebe amasimbuye. Ni byiza kuba agarutse gusa bimwe navuga gusa Rafinha we no kumwitega muri match ziri imbere wenda tukareba gusa ndakeka Rafinha ari umukinnyi mwiza ararekipera vuba akagaruka mu bihe bye. Nge uyu mugoroba nabanzamo ndanamwiteze nuko amasaha ataraba no kugira ngo wenda turera inapu gusa Rafinha naramuka abanje mu cyaje usimbuye ndakeka uyu munsi noneho hari ikintu ashobora gufasha ikipe ya Barcelona. Nkurikije amagambo yatangaje avuga ko yagarutse kandi icyambere aje gukora ari ugugira Barcelona bayisubize ku murongo, bayisubize ahandi yahoze, bongera amakipe bayakubite bayarusha. Yakosi yabivuze gusa nyine yaravuze ati ikipe tugiye gutuma iba nziza dukore kurushaho. No Lamine Yamal, Ferran Torres nawe uhusha cyane. Ubite Lamine Yamal umusaruro yatangiye atanga kugeza kuri ubu ngubu umaze kuba nka 20%. Lamine Yamal uri equipe ya FC Barcelona akazoza urebye mu mboneza n'umusesenguzi ubona arakanye. Lamine Yamal ikintu mwiteze Lamine Yamal ni umupeti gusa bamugiriye inama ibye twabyumvishe mu nkuru kenshi gusa bamugiriye inama yatandukanye n'umukobwa wamwoshyaga. Burya tubyemere natwe hari igihe uhura n'umuntu
umukobwa ukajya ari kugukontora cyase igitsina gore burya abagabo nubwo twihagararaho gusa baratubasha baye abantu rero hari igihe yajyaga muri gahunda zo kwigaragaza akirengagiza ibyo mu kibuga hari igihe wigaragaza hariya hepfo ukirengagiza ibyo mu kibuga ari byo bigutunze ari byo byubatse kariyeri ari nabyo bamuganirije aravuga ati wa mwana nk'umuntu muzima nshobora kubakira hariya hepfo nkazarangira nabi nkabane imari akarangira nabi cyane ati rero kambanze nkore cyane aracyari muto iwabo bamusubije kubi wabo wasigaye yasubiye kubi wabo yatandukanye na Nicky Nicole cyeka ibintu bimeze neza yatangiye kugaruka muri weekend yatsinze igitego atanga assist nziza pe mubona wa mupira za dribblation zakora akagenda akajisha abakinyi Dani Olmo assist nziza cyane aratsinda ariko ndamwiteze nawe yuko araba yagarutse kandi mu bantu bafasha Barcelona gusa match itari bworohe kuko match iheruka batsinda Atletico mu gikombe cy'umwami bakayikuraho bakagera finali mbere ya match yari yabanje muri championnat banga yari match yari crazy match y'ubusazi pe banganya bine ikipe ziratakana zira kipe zirabashanya muri Atletico Madrid Julian Alvarez uvugwa kuzajya muri Barca gukina nimero 9 gusimbura Robert Lewandowski nawe ndakeka araba ari wo munsi wo kujya yigaragaze ba Anthony Griezmann bavuye muri Barcelona bakajya muri Atletico bakaba abanyabigwi baho bafite imyaka yarabajyanye oya Griezmann yavuye muri Atletico ajya muri Barca arongera muri Barca asubira muri Atletico so urumva ko byukuri rero barashaje nyine ngo bararangiye ariko se urabona iyi match mu classifique ivuga ko ari match mu byukuri ngo ikomeye cyane itiribuze korohera equipe ya Barca nawe ni kubibona ko equipe ya Barca itiribuze koroherwa equipe ya Barca nibyo hansi byavuze ntabwo yoroherwa na gato na gato pe ni match irabigenda gusa ndabyiteze ko batwereka umukino mwiza wo kwataka gusa Atletico imaze iminsi yaragarutse kuri cya kintu cyayo nanone cyo kudefanda cyane gusa ndakeka umunsi rirekura kuko ibizi ko Barca itsinda ugiye kuyidefanda ubwo yagukubita byinshi kubusa kandi aho kurya byinshi kubusa iyi match ni match mbona ngiye irarangira Barca ifite ijyanye 3 gusa ari buyigore kuko impamvu nyihatatu nuko bari ni wabo kuri Spotify Camp Nou New Spotify Camp Nou cyashya ivuguruye stade nshyashya kuvuga ati ikipe yanjye umwaka muzabona ikipe isa nkaho ari nshya yaratubwiye atagiye kutuzanira ikipe ngagiye kutwereka ikipe Barca iri mu ishusho nshya kuva kuri ya match ya Chelsea batsinzwe nanjye niteze uyu munsi ko Barca ari ya kipe n'ubundi igiye gukomeza ihama abafana bayo ibyishimo muri La Liga mbona ari naho biteze cyane kurusha muri Ziligue ntago nyamahirwe mu byukuri yes minota tsiguranye mike cyane kabisa reka tuyisore cyangwa se reka tuyishyire ku reka tugane cyangwa se twananize gato cyane ikipe Liverpool tuzanisha umwanya wayo ariko reka tuganira gato cyane mu minota itarenze ngayo dusigaje ikipe Liverpool kugeza kuri umunsi none ntabwo iri mu ma ekipe atanu ya mbere muri Big 5 ntabwo iri muri Big 6 ni rimwe yewe ekipe Liverpool mwaka ushize ari ekipe nziza cyane igaragaza ko ari ekipe mu byukuri ishobora kuba igarutse neza cyane ishobora kuba mu byukuri igiye kuba Liverpool ya 2019 twaga Champions League ishobora kuba igiye kuba Liverpool ya 2018 na 7 gutyo Liverpool ubona mu mboni zawe urebye Liverpool mu byukuri yarazize cyangwa se rabaye yabuze iki kugira ngo itongera kuza mu ekipe mu byukuri abiri cyangwa atatakomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza Liverpool twari tuyiteze pe Liverpool ikimanura umwaka ushize rukunda tw'igikombe cya shampiyona abantu benshi bavuga ati Liverpool nyamara Liverpool ishobora kongera gutwara Champions League ati Liverpool ishobora kongera kuba ikipe ikomeye cyane mu Burayi bwose abantu bose kumenya Liverpool iyo ariyo ariko uyu mwaka mu byukuri ubona ko no kuza muri 6 za mbere byaguranye Liverpool mu byukuri urayibona nkaho umusesenguzi ukurikiye cyane shampiyona y'igihugu y'Abongereza Liverpool icyambere nyivugaho Liverpool ni ikipe ifite abakinnyi beza nayo ariko idafite squad hari kujya abakinnyi beza babanzamo ariko nta squad ufite ihoraho Liverpool yakoze amakosa yo gushora abakinnyi gusa Liverpool ikosa rya mbere nge ntazayibabarira mbona rikozeho nukurekura umukinnyi bita Luis Diaz abadukurikirana nabo batubwire gusa muri komite rwese batwandike kuri Luis Diaz ari umukinnyi ukomeye cyane Luis Diaz Lucho Diaz ibintu yafashaga Liverpool muri Liverpool nge nararebye mbona nta mukinnyi n'umwe namwe mumbwira abatwumva muri Liverpool nta mukinnyi n'umwe ushobora gucenga
abakinnyi batatu atange baro cyacenge babiri. Liverpool ni ikipe Gakpo acenga umuntu umwe ashaka izamatera cya centre. Mosara ashaka cenga umwe wirukankane atere muri 90 umuzamu. Florian Wirtz ashaka gafate acenga uwa mbere wa kabiri uwa gatatu amusoza atanga pasi ya Kamani sigere ku muntu. Rero bikayigora cyane kwa kubura Luis Diaz, noneho Isaac yaje ku nduru aravunika muri Newcastle yaje umukiri byo kubona ko ngo azatanga ikize ku imvune zatangiye kumwataka. So Isaac mu byukuri urabona urebye urabona Liverpool bizamuhira. Isaac ni umukinnyi nge nemera mwiza uriya rwose umukinnyi usa n'abana b'abanyarwanda pe asa n'abanyarwanda. Isaac akaboko Isaac nge niteze yuko azaba umukinnyi mwiza pe wa Liverpool. Muri Liverpool bishaka kuzagorana mu kuntu oya nge mbona bizakunda kunkurikije uburyo yitwaye ibyo yatweretse muri weekend ishize atsinda igitego. Ndakeka Isaac agiye kugaruka agiye kujya abonera Liverpool ibitego kandi nkeka ari ugiye kujya ubanzamo kurusha ubwo Ekitike nubwo na Ekitike ari umukinnyi mwiza kandi burya Saragiye kuza mu cy'Afrika muri weekend yicaye iminota 90 yose abantu babyibazaho gusa abatoza b'Iburayi benshi niko babiri kubikora. Abakinnyi b'abastata bafite babanza bo bazakina cy'Afrika bagiye kumara ukwezi batabafite batangiye kubicaza kugira batangiye bapange plan nshya z'uburyo ikipe zabo zigiye gukina. Yaba na Bakudus abakinnyi abatari kubanza hanze bari kuvamo kare. Nkeka yuko ikuna agiye kwisiga agiye kujya panga noneho 11. Florian Wirtz bari bamukinishije ku ruhande rwa Sara Gakpo ari gukina nawe karindwi ye Wirtz bamushite 11 kwa Sara hakataka Isaac. Nkeka karuko bigiye kugenda cyase ubwo Ekitike akajya nakina uruhande kwa Wirtz mu gihe Wirtz ari ku 10 basubije Zobozirai ku 8 wenda na Ryan Gravenberch Giro kuri 6. Ndakeka Liverpool ni ikipe igiye kutangira kuzari gake gusa ntago nyihikizere cyanje yuko igiye kugaruka neza nkuko twari tuyizi ngaruka 100%. Nanjye uyu mwaka urabona mwaka Liverpool byibuze izazo mu ikipe 3 ya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ara muri championnat y'igihugu y'Abongereza Premier League. Liverpool ntago nyibonaho hafi cyamwe nkahatanira igikombe nge nkurikije ibintu maze kunyereka uko bingana n'amanota hagati yayo n'aya mbere amaze kujyamo. Gusa niteze yuko basi muri Big 4 cyase muri Big 5 yashaka Champions League nizeye kazabona tike kandi ahantu nayitega umutoza aramutse ahindutse vuba ari ku mutoza wayo nayo binatoza. Ikibazo no mutoza muri Liverpool. Ikibazo Liverpool sinzi icyo navuga kuko gukinaho barakina ikipe irakina ikipe bayarushije ikipe byakinanye possession y'umupira kugumana umupira passe nibo batanga nyinshi na shot on target. Ikibazo ni shot on target kugira bayitere cyase nyine ngo ikipe yaba uburyo Sarari kugaragaza uburyo akina yaba Virgil n'abakinnyi bo ngo kuva baravuga ngo kuviriya sezo uko bivugwa mu makuru amwe twita y'abamotari na habayo hari Iburayi burya ati abanyamakuru babo baravuga ati bashinjwa abo bakinnyi babiri kuvuga ngo iriya sezo twatwaye igikombe nta muntu byiteze kandi koko se byari byitezwe ngo rero ibyacu twarabikoze twarabisoje umwaka niyo ntacyo twatwara nta kibazo bo ntibicira urubanza. Rero bigasubiza ikipe inyuma nyine igakina ubona abakinnyi batagenda batabishaka. Liverpool ubundi ni ikipe twaga twize muri Premier League ku muvuduko no kwihuta yabaga ari ikipe ya mbere ariko ubu baragenda batabishaka kwiruka biranga. Kereka Isaac niwe muntu buri mubona akora kurusha abandi birometero byinshi na Florian Wirtz. Nkeka yuko Sara mu kuza mu gikombe cya Afrika nkeka yuko biraho imibare mishya umutoza akareba n'icyo akora kandi nyiteze yuko ngiye izaza muri amakipe 5 ya mbere ndabyiteze cyane mu kwa mbere nimara kwinjiza uwo bita Magehi bamaze kumvikana byarangiye mu kwa mbere agomba kuyizamo kuri miliyoni zingana hafi na 50 kandi ubundi bacaga 38 Palace gusa iravuga ati abamushaka ni benshi. Liverpool irayibwira ati twe tuzaganira icyo ushaka twaguha 45 twaguha 50 mu mapaundi gusa zaze n'umukinnyi wanakatiye Real Madrid yagiye kumushaka ngo azajye kuyikinira arayibwira ati wapi ngo kereka ibyo naganiriye na Liverpool turumvikana hari uwo twumvikanye namuhaye ijambo ryanjye ko nzajya ndabimusezeranya
kereka munkubiye nka kabiri nibwo nshobora kuba nakemera nkaba naza munkubiye nimba bari kuzampemba ibihumbi 200 mwe mukampa 400 nimba bari kuzampa ibintu amabonus angana mukajya mukuba kabiri Real Madrid iravuga ati natwe soya ntago dukeneye umudefanseri cyane biri clear yuko azaza rwose nta kabuza mu kwa mbere muri Liverpool yavunikishije umupeti bari baraguze mu Butaliyani igisubizo cyiza kuza muri Liverpool rampeti uvuye muri ni muri Newcastle Crystal Palace muri Crystal Palace ni igisubizo cyiza cyane kuba yaza muri Liverpool kabisa kuko Liverpool ugiye kureba abakinnyi b'abana nka bari bakeneye kumenya nyine projet Liverpool iri kugendera hose ni iyi ikipe umwaka ushize twa championa uyu mwaka mu by'ukuri ukabona ko biri kwanga ariko nanone ubona ko nyine n'undi ya projet ni imwe urumva so mu by'ukuri rero ni ikipe nyine urumva ikeneye abakinnyi cyangwa se abana bakiri bato nk'abo ngabo kabisa nibyo ikeneye bato kandi banarimo burya barimo cyane barimo ariko impamvu tutabibona ahubwo nuko inyuma ngenda cyeka naza Konate rwose azahita yicarira Konate natagenda no guhita yicarira bench zamwumiraho Konate n'umukinnyi n'ejo bundi kuri West Ham yarayitanze hari habuze gato Isaac gitsinda igitego batarabona icya kabiri hari aho yarayitanze Imana iratabara nyeka ko ari umukinnyi ugomba kuza abona umwanya kandi ubanzamo kandi ndakeka n'umutoza yarabimwijije wa Liverpool yarabimwigiriye kugira yihitemo ndakeka ari umukinnyi uzaza afite umwanya ubanzamo muri Liverpool uzajya ukinira mu mutima wa defense na Virgil van Dijk. Yes, hanyuma rero kabisa reka dusoreza ko iminota kabisa ndabona nayo yatujyanye neza cyane muri rusange reka nshimire cyane umwana analyst uyu ni umwe mu ba analyst bakomeye cyane mu by'ukuri mu kwanaliza football y'Iburayi cyangwa se mu by'ukuri umupira w'igihugu wa champion y'igihugu y'Abongereza cyangwa se mu by'ukuri na champion zose zibere muri rusange neza cyane tuzajya tubana hano kenshi cyane azajya bari hano kenshi cyane kabisa mugenza mukeneye nzajya mwifashisha kabisa mu gusesengura amadini y'abakinnyi atandukanye amamatch atandukanye amakipe atandukanye mu by'ukuri azajya bari hano cyane arandika mushimire cyane reka ngushimire nawe munyamakuru wakoze dukomeza kwibutsa abakunzi bacu turacyazamuka turacyari bato badushyigikire turabasabira umugisha badushyigikire bakande follow na subscribe nyinshi share imitima basharinga inshuti zabo bababwira ati dore abana bakizamuka natwe dutera imbere kandi natwe tubagezeyo ibyiza tuzagerageza gushaka ibyiza bikenewe ubusesenguzi bwinshi cyane ni hano kwisi uzajya gusanga yego hanyuma reka kabisa nanjye rero mbashimire cyane reka nshimire cyane mugenzi wanjye Aaron twabanye muri iki kiganiro twibanze kuri equipe ya Arsenal twagiye kuri equipe ya Paris ifite umukino kuri uyu munsi twagiye kuri equipe ya Liverpool minsi iri imbere Champions League iraza kubitangira nayo kabisa turaza kugera twisesengura cyangwa se twanaliza amakuru yayo mu by'ukuri agiye atandukanye reka kabisa rero mbashimiye cyane ngo ngubwo dusubire mu bindi biganiro bitandukanye iyi ni Ten Zone hanyuma reka mbashimiye cyane nari Gilles nk'uko mumaze kubyumva kabisa ndi kumwe n'uwo bita Aaron kabisa umwe mu basesenguzi beza cyane dufite hano mu Rwanda bakizamuka neza cyane muri rusange ndabashimiye cyane mukomeze mugire kabisa ibihe byiza cyane